God damn it yo, amakuru yamaze kujya hanze ukuntu umusore Shadadi umugabo wa Bonnet cyangwa se Shadow bagahinnye yafatiwe mu gikorwa agafatwa na boyfriend wa Josine bari bajyanye muri house party ngibyahaberaga Imana nibizi muraza kubyumva mu kanya. So ndagira ngo mbabwire amazina kugira ngo mutaza kuyacanga. Amazina muraza kumva mo bita Shadow cyangwa se Shadadi umugabo wa Bonnet babandi bakoze ubukwe muri Malala Bonnet akaba ari grand sœur wa Josine akaba ari girlfriend y'uwo bita muri audio bamuhimba ngo Kongomani, ubwo sinzi impamvu bamwita Kongomani. So andi mazina ndumva atari relevant cyane kuri no story. Ubwo turimo turavuga iki amakapo abiri tuvugiye Kongomani na Josine akaba ari sister, akaba ari young sister wanuza wa Bonnet akaba ari umugore wande wa Shadadi cyangwa se Shadow. Ubwo twagiye ibindi nuko bimeze guys. Yesu ibi bintu bira muri Kigali se ino nkuru tuza kwicamo ibice bitatu kugira ngo ibintu bigende neza ko Instagram isigaye yisaza cyane iyo audio cyangwa se iyo video irenze iminota 3 ibintu birapfa. So turaza kuyicamo ibice bitatu. Iki ni igice cya mbere kigiye gutangira, icya kabiri nacyo kiraza, n'icya gatatu kiraza. Ubwo ni ibice bitatu. Okay, twagiye. Kama kore audio it's crazy. Ngo hari anniversary cya sinzi fete bagomba kujyamo bose. Noneho Shadow ahamagara boyfriend wa Josine Kongomani ati mbere yo kujya n'umuzaha tujye muri free game hari ahantu ngino kujyana ahantu abamujyanye mu nzu bararentinze irimo udukobwa na brother bantuza umugabo Vanessa arimo kandi na Trésor par umugabo wa wundi wakoze ubukwe Dubai. Asanga nyine abatipe bari muri Sodome Gomora. Kumbe tipe siko ameze Kongomani respect nyine ibyo bintu ntanga bigira abura uko yifata buri kintu nafata na video bari kuricira ngaho nyine nabyihorera bakora ibyo bakora. Noneho Josine yamaze kwitegura aramuhamagara muti se uri he ngo tugende ati najyanye na Shadow ariko sinzi ahantu turi sinzi no kuhava ati ngigira Shadow nyine muze atararyamye udasarasinze ngo asinzire gute ngiye kuvuga anga ati okay God damn it guys, hano ruzingiye part 2. Ahanga niho Josine yatangiye gukeka ko ari ikintu kitarimo kugenda neza hagati y'abari abasore aho bari bagiye. Josine yahamagaye Kongomani boyfriend we ati se muri he ko mwagiye akanya gato ngo mutemu garuka muri he. Boyfriend ngo urabona ngo nago tuzi ngo nyine umva ngo Shadadi ngo yagize aneta sinzira. Mugiye iminota ingana gutya ayahageze ise sinzira nose na sanse bimaking. Ngo urabona n'ibiki ati muri hehe. Josine n'umukobwa uzubwenge asura n'imbere y'Imana. Josine azubwenge nta n'umukobwa nabonye muri naso zubwenge nka Josine kuko ukuru yese avuga ati nyohereza live location niga mite mbigiriraho ngiye ntago mwambeshye ko mwibone mwabakaritasi ko mu mutipe yageze hali yabita Shadow ageze bamupasa abana arakoma itagwa kawo hey yese agwa kawo papa aryamye udasarasinze ngo asinzire gute ngiye kuvuga anga ati okay aramubwira ati mpantuza yawe mu location zo kugufata amuha location ndageze asanga abakobwa bahari ariko nyine she could smell, she could see, she could yaragaragaraga pe ati atangira kusaza kuri tipe ni nawe wonyine wari ukiri alive abandi bari bashize. Ati nabyo tipe ati ibi n'ibiki wagiyemo tipe ati mva nanjye uko bireba numiwe ati nuko ntacyo nakoze n'ibiki amureka ya video was what and Shadow of one of the girls on him and n'abandi nyine bafite abakobwa babiri ruhanda ko ubundi no Shadow was very obvious ko something is happening between them. Ntabwo bamuhaye detail ibyo byari birimo birakorwa. Noneho Trésor barimo babwira Shadow ati Shadow will prove your second wife. It's your second choice ni sawa rwose.
numva Jose narumirwa atayohereza sister Bonete. Muri iyo minsi bari bafite rero kwakira famiye n'inshuti abantu baproshe babafashije mu bukwe. Nuko mu kubakira Bonete ati none araceceka ati rwose turabashimira ubwo bwagenze neza bla 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 nyine gushimira ngeze arangiza ababwira ati ariko nashakaga ngo muve hano mumfashije yuko Shadow ama divorce. Induru zirakubita iki ututumiye iyi ni filime ni ikibazo tumye mu biki ati njye nashaka divorce. Noneho nyine batabamenye nyine impamvu batababaza nyine barabizi ko bahungu bawo nyine babananiranye batumva gusa abagore babo. Mama Shadow atangiye kuvuga byinshi. God damn it, iyi ni part gatatu aho tugiye kumva ukuntu story yarangiye. So mbere yuko dukomeza ndagira ngo mwumve cyangwa se mbashyiramo akantu mutari bose kumva ariko nako k'ingenzi. So ngo Bonete yaje kuvumbura ko Shaddad amuca inyuma ngo si n'ubwa mbere byari bibaye. Noneho ngo Bonete arasara ngo yicaza umugabo aramubwira ati mbabare umubwire icyo wamburanye gituma nkora ibintu nk'ibi ngibi. Ni iki wambuza gituma ujya guzenguruka mu bakobwa untesha ikuzo muri Kigali. Umusore garamureba aramubwira ati bubu ngo uzabaze ngo mu rugo ni hehe uzahabaze banyita musama kwere mwene haji mudaheranwa bubu uzabaze iwacu nago tujya turya indyo imwe. Bonete shiwe mad crazy abasimbutse yo hey ngumwareza vuga ati ngwinga garaboroga kuruje tabati divorce kuri bawo nyine babananiranye batumva gusa abagore babo. Mama Shadow atangiye kuvuga byinshi ntuza ahita amubwira Bonete atamubwira ati Mama Shadow ati umva I tried buri gihe yonze urambwira ngo niko zubakwa ariko njyewe biranze rwose ma limite ya tante nyine limite yanjye igeza no je peux plus accepter ibintu bintu nyuma y'uko twakoze biki narinze ko nyine ibintu bizarangira none birakomeje donc wapi mbyeni mu divorce atatangira no gutuka n'aba sisters imbiro bose ati byose nuko mubyemera mwebwe muri okay with this abagabo batumva sinzima ko mukomeza kubyemera mugoma kubyanga biki and then atavuga na Trésor umugore we rahari kandi ngarabizi ati nawe Trésor nka pare wacu kujya muri bya bintu mugashikira n'uyu mutipe atuba wumva umeze gute biki nyine nabamubwira nabi. Umugore wa Trésor arahaguruka arasara ngo Trésor tu m'as trompé biki ngarasohoka ajya guhamagara iwabo. Ubu nawe yavuye mu nzu ngo Bonete ntabwo yagiye ahubwo nyinshi disappeared in the sense yuko atagaragara ahubwo Shadow yavuye mu rugo amusigira nyine inzu n'abana bo bari nyine barahari nyine ariko nyine bari very lucky ntango bagaragara. Ubu rero nyine Bonete ni harashwanye na famille yose utipe biki byose kandi nanga ashaka gusubirana nawe ariko amana byaza mu mubiri gusa nyine nuko byagenze. Umukongomani nawe se yesi indege iragenda bamufasha no banza bamuniga. So mbere yo gutandukana rero bagiriwe inama yuko bajya mu kiruhuko bari kumwe noneho nyuma iyo holiday bo bakazicara ari bombi nk'abantu bakuze bagahitamo icyo bagiye gukora nimba batandukana cyangwa se bagumana. Mwe muretse harandi majwi angeze ho